y'icyumweru kandi gusiba icyumweru abantu musiba icyumweru mubura Yezu mubura Yezu kuko mu muhanda uri muri siporo urimo wagiye mu nama wagiye Yezu araza kakubura icyumweru ko Yezu yabigize akamenyero ko kuza ku cyumweru guhimbaza icyumweru wasibye icyumweru ni Tomasi akakubwira ati umuntu usiba icyumweru ibyambayeho nawe ntabwo ubizi ndagusabira kugira ngo nawe udasiba icyumweru gikurikiyeho ku cyumweru nanone Yezu agira ati noneho aravuga ati kanye gutarura Tomasi araza Tomasi ahita amubwira nako ni Tomasi ntacyo yavuze ko Yezu azi ibyo dutekereza n'ibyo tuvuga ati Tomasi mwabyumvise muri iyi vanjira Yezu aramubwira ati Tomasi shyira urutoki rwawe hano urebe n'ibiganza byanjye zana n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye maze ureke kumuhakanye ahubwo ube umwemezi nibyo yari yavuze mbere ku cyumweru kibanza noneho Yezu amubwira ati ngabo abivuze ati ewe ni wawe ditu avuze ati nibwo yahise atanga kwemera ko aravuga ati nyagasani wanjye kandi Imana yanjye nyagasani wanjye kandi Imana yanjye iryo niryo sengesho ryacu nyagasani wanjye kandi Imana yanjye nibwo Yezu rero amubwiye natwe abwiriramo ati wemejwe nuko mbonye hahirwa abemera batabanje kwirebera uwo ni Tomasi ahandi tumubona ni mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 21 umurongo wa 2 Yezu abonekera abigishwa bwa gatatu amaze kuzuka Petero aravuze ati nisubiriye kuroba noneho muri evanjiri batubwira ko na Tomasi Didimi yari ahari hasigaye intumwa muri izo ntumwa zirindwi zagiye kuroba Tomasi yari arimo amaze guhura na nyagasani byatumye akomeza gukomera kuri iryo tsinda none yongera gusiba icyumweru yongera gusiba ikoraniro iyo akomeza gukorana n'abavandimwe be intumwa Yezu abasanga ngo nibwo yakoraga kira gitangaza akore gitangaza bagotse izoro ryose arabwira ati ni njyewe kuri njyewe byose birashoboka nibwo yababwira ati murohe rushundura iburyo h'ubwato ni cya kiganza avuga ati ninashyira mu rubavu rwe naho ngaho ngo Tomasi igihe intumwa zagiye kwigisha zakomeje kugeza amaze gusubira mu ijuru Tomasi we yagiye kwigisha kugera no mu Buhinde bavuga ko ari washinze kizayo mu Buhinde ni naho yapfiriye apfa aho we wa wundi yemeye ngo Tomasi ngo duhura twahuye nawe uyu munsi amasomo matatu kiziya duhaye uyu munsi yadusabye gutera intambwe mu kwemera kwacu turenge ugushidikanya kwacu tureke kuba bahakanye ahubwo tube abemezi tureke kuba bahakanye ahubwo tube abemezi icyo nicyo kirimo kutwica muri iki gihe tureke kuba bahakanye tube abemezi icyambere mbona twakora tureke gusiba ikoraniro nkuko nayivugaga tube aho tugomba kuba tube hamwe n'abandi cyane turi mu seminari baratubwiraga umuseminari ikintu ugomba gukora ugomba kuba aho ugomba kuburi mu byo baba ugomba kuba aho ugomba kuburi uyu munsi wa none aho uri niho wagombye kuburi aho usengera niho wagombye kubusengera harabamo gusengera mu byumba ubwo buhanuzi urimo n'ibindi nibyo bya hari aho turi tutagombye kuba turi aho ngaho uri niho wagombye kuburi ikoraniro kubana n'abandi kubaho ngomba kuba mu byo nemeye mu byo nemereye nyagasani nkabikomeramo nkabigumamo nkaguma komera ku izamu ryawe icya kabiri duhure na Yezu Tomasi yavuze ati ngomba guhura nawe duhure na Yezu niduhura na Yezu aratwereka ibimenyetso by'impuhwe ze urubavu rwe ibiganza bye ibirenge bye nibyo Yezu yabwiraga arimo kubwira mama Faustina amwereka umutima we havamo iyo mirasire avuga ati nizo ngwe zanjye
amaraso n'amazi, amaraso n'amazi, naho ngaho ni muri urwo rubavurwe, naho ngaho tuhanga amaso duhure na Yesu utugirira impuhwe. Yesu umunyampuhwe, tubone impuhwe atugirira, tubone ibyo atugirira. Mwibuke iyo turi mu ishapule y'impuhwe z'Imana, twibuke ibyo atukorera. Icya gatatu nicyo Pawulo mutatu yatubwiye. Pawulo mutatu yatubwiye mu isomo rya mbere, yatubwiye icyo turi cyo, icyo tugomba kuba. Muri iryo somo Pawulo mutatu yatubwiye, ibaro yandikiye Abanyefeso, ati ubu rero muri Kristo Yesu ntimukiri abanyamahanga n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abatagatifuzwe, mubarirwa mu muryango w'Imana. Kugeza ubu urimo cyangwa nturimo aho ngaho? Naho ngaho yatubwiye niba duhuye na Nyagasani. Muri inzu yubatse mu kibanza cy'intumwa n'abahanuzi, ibimwubatse tukubakira byose kuri Yesu Kristo, tugahinduka ingoro ntagatifu ibereye Nyagasani. Ngibyo n'iki cyo tugomba kuba Pawulo mutatu yatubwiye. Icyanyuma ndangirizaho nuko turebe icyo uyu munsi dusigira wa Thomas. Turebye n'aya masomo, icyo munsi mbona dusigira nuko turebera kuri mutagatifu Thomas, tumwigireho, tumusabe adusabire, kuko nkuko nabivuze icyo nahereyeho, Thomas ni impanga. Impanga ye nibayitubwire, impanga ye ni ngewe, impanga ye ni wowe. Bimpanga ya Thomas buriya muri Bibiliya iyo bavuze ntibatukubwire aba ari wowe. Uri impanga ya Thomas. Impanga ya Thomas gute? Icyo nshaka ko dutahana, impanga ya Thomas, tube wa mukristo, umukristo wibaza ku kwemera kwanjye. Ese Kristo nemera ndamuzi? Kristo nemera ndamuzi? Kristo nemera twarahuye? Hari abantu bakomeza kuvuga uko bababwiye muri gatisima, ariko si Yesu twarahuye. Iyo utarahura na Yesu, iyo utarahura na Yesu ngo mugendane, biranga. Uhura n'ikibazo, ugahura n'ikibikagira. Wari wahura na Yesu ngo mukoreho. Tugira n'amahirwe twebwe none ntabwo uri kumukoraho, mu kanya tugiye kumurya. Yemeye ko tunamurya, yemera ko tumuhanga amaso tukamushengerera. Mwarahuye, ibyo urabikora ukamushengerera, mugasabana. Icyakabiri turi impanga, ndi impanga ya Thomas, kuko Thomas hari umuntu ndimo impanga bivugana babiri nyine, impanga bari babiri. Hari umuntu unyihishemo, uwo ngo ngoma kurwana nawe. Ni Pawulo mutatu bivuga. Pawulo mutatu mwari yandikiye Abanyaroma umutwe wa 19 niwe avuga ngo mparanira gukora icyiza, ikibi kikantanga imbere, ngo kuko icyiza nifuza ntagikora, nawe ikibi ndashaka akaba ari cyo nkora. Ni urugamba kugira ngo mpure na Yesu, ngendane nawe. Ni urugamba, kandi urwo rugamba rudusaba intwaro, kandi turatsinda kubera ko Yesu umunyampuhwe ahari kandi abidufashamo. Cya gatatu, kugira ngo turi impanga ya Thomas, natwe dushyire ikiganza cyacu mu bikomere bya Yesu. Petero aravuga ngo ni we nyiri ibikomere byatwomoye. Ibikomere tubifite, ibitugora, ibiturushya, ibyo bibazo biremereye, tubishyire mu bikomere bye. Ni we nyiri ibikomere byatwomoye. Muribuka iyo dusoma ibyahishuwe ku munsi w'abatagatifu bose, avuga abo bantu bagiye mu ijuru ni bane, ngo nabambesha amakanzu yabo bayezereza mu maraso ya ntama. Ni muri ibyo bikomere bya Nyagasani, mu bibazo dufite, mu bushomeri, mu bukene, mu burwayi, mu bitugora, mu mahoro make dufite, arya n'ibiki bindi ufite. Ibyo byose ufite biremereye, bimuhe, bishyire mu rubavu rwe. Nicyo kimugenza. Nibyo yabwiye Mama Faustina, naho ngaho igikomeye atanga nayo mahoro, ko yababwiye ati mugira amahoro. Icyanyuma, reka kuba umuhakanye ahubwo ube umwemezi. Urabizi nawe ibyo ushidikanya murabizi. Hari ahantu ushidikanya, hari ibintu ushidikanyamo
hari ibikugoye mu kwemera kwawe, hari ibiguca intege mu kwemera kwawe, reka kumuhakanye ahubwo umwemeze. Mutagatifu Yohani Bosco niwe watubwiraga ko hari ahantu hatatu hatugora, ukabona rero dutuma dushidikanya. Kuri kiliziya, ibyo kiliziya yemera kandi yigisha, ukuntu urimo kubishidikanyamo urabifite, wikorera ibyawe, wishakira ibyawe, uhimba ibyawe. Kuri Bikira Mariya, buri wese ku buryo bwe, hari uwaretse ishapure, hari uyivuga bigize, hari aho gawe utabihuza n'ibindi. No ku Karisitiya, Tomasi Mutagatifu adusabire ngo twemere duhure na Nyagasani, tugiye kumukoraho, tugiye kumurya, adutungire ubuzima kandi atwomoze ibikomere bye, kuko niwe nyiri ibikomere byatwomoye. Tubisabirane muri iki gitambo cy'Ukarisitiya.